agahato babahataga, inkoni bakubitwaga, gutotezwa batotezwaga, kuko bageze ku rwego babima amazi yo gukata icyondo cyo kubaka inzu zabo, ngo abagore batangira kujya bakama amashereka yo konsa abana, akaba ariyo bakatisha icyondo. Arambwira ati nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye. Munyumve neza, ntago yavuze abanyamerika, nubwo ngiye kubavugaho mu kanya ku matora yanyu. Ntago yavuze abanyarwanda, ntago yavuze abarundi, yavuze ngo mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye. Bivuze iki rero? Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose mu mpande zitandukanye z'igihugu. Mwese nimugubwe neza. Uwiteka Imana abahereze umugisha. Nkuko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umushumba, turakwakira umukozi w'Imana. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka tukwakira usenge Imana, numara gusenga Imana utugezeho message Imana yaguhaye. Mana, turagushimiye nanone mu izina rya Yesu, tugushimiye ko tugiriye neza. Reka rero tubone neza yawe, ubuntu bwawe n'ubutsinzi bwawe mu ruhande rwacu, kandi uyu mwanya tugiye kumara imbere y'abantu ntabari twebwe, ahubwo abari wowe uvuga. Ureke tukugirire umugisha mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, ndabasuhuje abari kure n'abari hafi. Imana ibahe umugisha. Ngira ngo tumaze kumenyerana cyangwa se kumenyerana, nubwo nta kwivuga, ariko kubera ko wenda hari abantu bashyashya turi kumwe, reka nivuge. Nitwa Revera Pasteur Uciyimihigo Xavier. Ndashimira Imana impaye uyu mwanya mwiza wo kuboneka hano. Imana ibahe umugisha. Reka ngusabe rero, niba ari bwo bwa mbere udusuye ku Imana Irahari TV, ku Murage wa Bera TV, ngusabe ukore subscribe, kabiri ukore share, gatatu ukore like, kane ushyireho commentaire. Ariko reka nongere mbabaze, kuki abantu mukunda bapfu kuruta abazima? Muzambwira impamvu. Umuntu agusabye gukora like, no gukanda kuri ako gakumwe. Agusabye gushyiraho commentaire, si amafaranga agusabye. Agusabye harya no kugira gutera gukora gushyiraho sabu yawe, nabyo urabyanze. Kandi ubwo ejo bavuze bati wa muntu wayagatambutse ijambo ry'Imana yatashye, watangira kwiriza twamukundaga murira amarira y'ingondo. Wakoze, wadufashije, ugasanga wenda ikiganiro kirebwe n'abantu 4,000, ugasanga hariho commentaire ebyiri. Kibaza saba abantu, abo bantu bose ntawe byafashije, nibura ngo avuge ngo amena. Ntawe bitafashije se basi ngo atugaye. Rega turi hano ku bwanyu kugira ngo mutubwire ibyo dukora n'ibyo twakosora. Murakoze rata, ndabakunda. Ukeneye kuduhamagara ni 0729 kuva 3-7. Tumva ari ryo jambo ngiye kwifashisha. Haravuze ngo Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo arekure Abisirayeli. 7 haravuze ngo Uwiteka arambwira ati nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa. Numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi numanuwe no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki.
mwakire neza ijambo ry'Imana. Tubaye ntacyo dupfuye wansubiza ngo turishimiye Imana. Buriya reka mbabwire ikibazo dufite, abantu bumva ijambo ry'Imana bakarifata. Ninde wajyaga avuga amakuru mu imvaho nshya yitwa nde harya bantu munteze amatwi? Ninde? Mukesha Batware. Amakuru y'imvaho nshya nimero 1567. Abantu burya tukayaga twumva uriya musaza ukumva nyine amakuru urayarangije. Ariko ndeka mbabwire inshuti zanjye, kubaho kwanyu, kurama kwanyu nuko mukunda ijambo ry'Imana. Mu gukunda ijambo ry'Imana mukaryubahiriza, mukumva icyo ribabwira. Icya kabiri mugasenga. Nahoze numva indirimbo mu kanya ivuga ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Nimukunde ijambo ry'Imana. Umwanya umara ureba amaprono, umwanya umara ureba bari abakobwa bambaye ubusa, bikagutera kwikinisha, bikagutera gusambana, mugeze ku rwego musambana n'inka n'ihene n'imbwa. Wafata uwo mwanya ukajya mu ijambo ry'Imana, wowe ubwawe byakurinda. Mu ijambo ry'Imana harimo uburinzi. Cyaka kabiri, subwo ni kabirira cyaka maze kurenga. Iyo wumvishe ijambo ry'Imana, muri ryo harimo imbaraga zo gukiza iyo waryizeye. Uwiteka arambwira ati, nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye. Munyumve neza, ntago yavuze Abanyamerika, nubwo ngiye kubavugaho mu kanya ku matora yanyu. Ntago yavuze Abanyarwanda, ntago yavuze Abarundi. Yavuze ngo mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye. Bivuze iki rero? Buriya ubwoko bw'Imana ni abantu Imana yatoranyije. Biravuga ngo abo namenye narabatoranyije, abo natoranyije, abo nahamagaye, nibyo ra yego, nabahaye ubwiza. Muri abantu mwatoranyijwe, muri abantu mutandukanye n'abandi. Iki ni igihe cy'Abisirayeli bari muri Egiputa. Mu gihe bari bariyo bahura n'uburetwa bwari bukomeye bwa Farawo. Ko Bibiliya iravuga ngo himye undi mwami utazi amateka ya Yosefu. Uwo mwami amaze kwima ngo yitegereza ubushize, reka mvuga nkunda kukavuga, narababwiye ngo iwacu habaga umukecuru witwa Sinaruzanye Marigarita. Ibi by'uyu munsi by'amashyari y'abantu y'Abanyarwanda ndetse n'abandi, unakureba wicaye imbere ya kamera gutya akakugirira ishyari, agahita kugambanira ati mujye mwumva ibyo avuga, ukagira ngo nta yindi mpamvu. Burya ishyari ryaje kera. Hanyuma ngo yitegereze, ngo abona Abisirayeli barimo barabyara, barimo barunguka, barimo baratera imbere, barimo barazamuka. Ngo yigira inama mu mutima we, aravuga ngo aba bantu nitubareka bazagwira, nibamara kugwira igihugu bazakitwambura. Ngo ashyiraho itegeko ko bagomba kujya bica abana b'abahungu bari kuvuka. Ariko ntarageraho, reka mbabwire, umuntu Imana yagenewe ko azicwa n'amazi. Humura nshuti yanjye, niba Imana yaragenewe ko uzicwa na Tanganyika,
ntago bazigera bakurasa ngo upfe. Ntibikunda, ntibinabaho. Uzagwa mu cyobo kivemo, bazaguta mu muriro uvemo, bagutibuna kuhave, kubera ko igihe cyawe ntago kiragera. Niki mbivugiye rero? Muri abo bana yari yatangiye itegeko ko babica, hari harimo umwana witwa Mose, cyangwa se yari ataritwa Mose, yiswe Mose igihe bamukuraga mu mazi, yari ataragira izina, ariko kuko ari ryo tuzi reka tuvuge gutyo. Muri abo bana yashakaga kwica hari harimo Mose. Mose uwo kandi niwe Imana yakoresheje, wa wundi yashakaga kwica, yarerewe iwe, niwe Imana yakoresheje aramubwira ngo genda ubwire Farawo arekure ubwoko bwanjye. Bibiliya yavuze ngo Uwiteka ari mu ijuru aravuga ngo mbonye ubwe, ngo aritegereza, arareba agahato babahataga, inkoni bakubitwaga, gutotezwa batotezwaga, kuko bageze ku rwego babima amazi yo gukata icyondo cyo kubaka inzu zabo, ngo abagore batangira kujya bakama amashereka yo konsa abana, akaba ariyo bakatisha icyondo. Ariko ibyo byose Imana yarabibonaga. Haleluya. Ngo birazamuka bigera imbere y'Imana, birazamuka bigera mu maso y'Imana. Imana iravuga ngo haleluya, nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye. Push. Nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye. Haleluya. Amen. Mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye. Haleluya. Umunsi Imana ivugira ijambo, Abisirayeli bari mu gutotezwa, bari mu gihe cy'ibibazo, ariko Imana y'ubwayo yari yamaze gutegura umucunguzi. Reka mbwira abantu baneze amatwi, mbabwire ngo nimuhumure, Imana yamaze gutegura umucunguzi. Nubwo abanzi banyu bari kubarwanya, nubwo abanzi banyu bari kubahata, nubwo abanzi banyu bari kubatoteza, nubwo abantu bari kubavuga ibyo bashaka, nubwo abantu bari kubagenza uko bashaka, ariko reka mbabwire ngo muhumure. Imana ya Isirayeli, Imana yawe, Imana yacu yamaze kubona ibyo abarozi barimo bagukorera, yamaze kubona iby'abanzi barimo bagukorera, yamaze kubona iby'abadayimoni barimo bagukorera, yamaze kubona ko bari kukunyaga ibyawe, yamaze kubona imanza urimo, yamaze kubona igisuzuguriro urimo, yamaze kubona ko bagutwariye inzu. Iravuze ngo mbonye kubabara. Imana yabonye umubabaro wawe, umubabaro watewe n'ubugumba, umubabaro watewe n'amadene, umubabaro watewe n'abari kukurwanya, umubabaro watewe n'abakurenganya. Wamaze kuzamuka, wageze imbere y'Imana, wamaze kuzamuka, wageze mu maso y'Imana. Umubabaro watewe n'abaguhagurukiye uyu munsi barimo bagutega imitego ngo uzagwe kuri iyo nda, wamaze kugera mu maso y'Imana. Umubabaro watewe n'ubugumba wageze mu maso y'Imana. Uyu niwe Farawo uri kukurwanya. Uyu mubabaro wodesive payare bodregre de shayi wageze mu maso y'Imana. Umva uko ivuze, iravuze ngo manuwe
ntabwo ije kureba, yavuze ngo manuwe no kubakiza. Reka mbwire abantu, Imana imanuwe no kugukuraho ubugumba. Amen. Se mama wakoze kuri iyo nda ukavuga ngo amen. Imana imanuwe no kuguha akazi, wabyakiriye ukavuga ngo amen. Imana ije yavuze ngo manuwe. Haleluya. Ntabwo nzi niba abantu bumvira ijambo, biravuze ngo Imana ibamwe hari ahantu yariri, iravuga ngo ndamanutse nje muri Kigali, ndamanutse nje Iburasirazuba, ndamanutse nje Iburengerazuba, ndamanutse nje mu Majyepfo, ndamanutse nje mu Majyaruguru, ndamanutse nje Burundi, ndamanutse nje Australia, ndamanutse nje muri Amerika, ndamanutse nje muri Canada, ndamanutse nje Burayi, nje kureba ingumba zihari. Oh, bota kive demanda lanche de kiwa, nje kureba abafite ikibazo cy'ibyangombwa, nje kureba abafite ikibazo cy'amadeni, nje kureba abafite ikibazo cy'uburwayi, ndamanutse nje umva aho kuri ubwo buri ruryamye, Imana iramanutse, Imana iramanutse. Haleluya. Ire bosaini hore grayi, Imana iramanutse, imanuwe no kugukiza. Aho uryamye kubera uburwayi, aho kwa muganga uryamye, aho ngaho muri ibyo bibazo uri, Imana iramanutse kuri ayo madeni, Imana iramanutse kubera nyirinzu yaguhagurukiye yakubujije amahoro, Imana iramanutse ije kugukura mu buretwa. Ntabwo nzi uburetwa, reka mbabwire, hari abantu bari mu buretwa, Satani yashyize mu buretwa, babaye abasinzi, babaye abanywa rumogi, babaye abanywa b'inzoga, baba mu buretwa bw'ubutinganyi, baba mu buretwa bwo kwikinisha. Satani abakoresha uburetwa, guhora bahora mu bapfumu, utwabo dushirira mu bapfumu, iyo arwaye umutwe ajya mu bapfumu, ubwo ni uburetwa. Ufite uburetwa ubamo bwakubaza, manuwe no kubakiza, mbakure mu buretwa. Hita krebo shaile mando, ufite uburetwa Satana kubeshejemo, ufite uburetwa. Yo, ari umugabo wagushyize mu buretwa kubera ko akwishyurira inzu, usambana nawe atari uko ubishaka, ariko kubera ko uyu muntu akwishyurira inzu, yakubwiye ko nutemera ko muryamana inzu atazongera kuyishyura. Urabikora nibyo, ariko ubikora utabishaka, Imana ije kugukura muri ubwo buretwa. Haleluya. Sebone forega ita saya, Imana ije kugukura muri ubwo buretwa. Hari umupfumu wakubwiye ko ari ufite ubuzima bwawe mu biganza bye. Icyo rero cyatumye uhinduka umugore w'uyu murozi, ariko utabishaka. Niyo ugiyeyo ubikora witotomba. Ntabwo ubundi, reka mbabwire, buriya ibyaha biraryoha ntibakababeshye. Hari igihe ukora ibintu ukavuga ati rwose ati ibi ndabikoze, ariko ababo baba mu buretwa badashaka. Farawo yabashyizemo, Satani yabashyizemo, aba bakozi b'abanzi b'umusaraba babashyizemo. Ni ukuvuga ngo uyu mupfumu aramutse batabonanye, amubwira ko atazigera byaha, bigatuma aba mu byaha ariko atari yabigambiriye. Imana iravuze ngo manuwe no kubakura muri ubwo buretwa. Hari ahantu waruri uzi, umugabo yagiye mu bapfumu, barangije bamuha uruhu, baramubwira ngo uruhu rw'inzoka ngo ajya rugendana mu modoka, ngo umunsi yagiye mu modoka urwo ruhu rutarimo, ngo no gupfa azapfa.
yabimenye bigenze biti umugore we yaragiye ajya gusenga barabimubwira bamubwira ko umugabo agendana ibintu mu modoka aragenda bikuramo hajya umugabo agenda mu kazi arataha buracyasubirayo arataha umugore aramubaza ati wabaye umurozi ryari undi aramubwira ati gute ati nakuye ibintu mu modoka yawe umugabo avuza induru ati wa mugore ugiye kunyica undi ati se nkwica gute habaye iki bambwiye ko umunsi nakuyemo uriya muti wabonye ntazagenda ngo ngaruke undi aramubwira ati none ko umaze ukwezi kose ugenda ko ntacyo wabaye reka mbabwire hari abantu satani yashyize mu buretwa arababwira abafata bugwate abafata amateko arababwira ngo nibatamukorera bazapfa reka nkubwire iyo miti yikure muri ubwo buriri yikure muri iyo matera yikuremo ntacyo uzaba reka kuyisiga ntacyo uzaba jugunya ayo mavuta arimo iyo miti ntacyo uzaba humura nta kintu abana bawe bazaba nibaryama utabutse iyo miti manuwe no kubakiza reka mbabwire Imana ifashe umwanzuro wo gukiza abantu bayo amen haleluya abandi bari mu buretwa bw'ubuzima bubi barakoraga ariko satani anyaga ibya atwara akazi ka uyu munsi umuntu akaba ari mu kazi ariko ibyo akoreye ntamenye iyo bigiye uburetwa uyu munsi umugore yicaye mu rugo n'urwe yarasezeranye nta n'ikibazo agira ariko abadayimoni uko yicaye baramubwira ati uru rugo ntabwo uzarurambamo uburetwa hari wicaye mu kazi urimo uranyumva kandi niba bigukundira ndagira ngo unkurikire buretse guhagarika kumvira ijambo tubanze dusengane wicaye mu kazi ariko ugira ijwi rihora ari gukomanga uko winjiye muri iyo ofisi bikubwira cyiza Kigali hari ahantu Imana ishaka kubajyana hari ahantu Imana ishaka kubatereka ikabakura muri ayo maganya ikabakura muri ako gahinda ikabakura muri uwo mubabaro tugiye gusenga kandi ikabakura muri izo nimba ikabashyiraho mugomba kwakira umugisha w'Imana haleluya manuwe no kubakiza mbakure mu gihugu kibi manuwe no kubakiza kuko mbonye umubabaro haleluya Imana yabonye uyu mubabaro wawe Imana yumvise uyu umubabaro watewe n'umugabo wubatse urugo ariko geza hagati umugabo araguhinduka azana undi mugore araguta kandi mwarahereye ku busabusa ufite umubabaro wo mu mutima wambariyeho karuvati na kositimu ugendana utwariyeho vewiti na Range Rover umubabaro wicaranye muri Amerika umubabaro wicaranye muri France umubabaro wicaranye Australia umubabaro wicaranye muri Canada abari iwanyu muri Afurika bazi ngo warashubijwe kandi uri gukubitwa hakinze warakubititse motakive manuwe no kubakiza mbakure muri uyu mubabaro ufite umubabaro abana bawe wanga kubabwira watewe n'umugabo bahora bakubaza batari ko mama papa wacu ninde byagenze yagiye habaye nawe watinye kubivuga kubera ko wababyaranye na musaza wawe byarakuyobeye uribaza se aba bana nzababwira ko naryamanye na musaza wanjye byagenze bite ni umubabaro ufite umubabaro umaranye imyaka wabuze umuntu wamenera ibanga ry'uburyo waryamanye na so
wabuze uburyo watobora ukabwira abantu ko mu bana ufite harimo umwana wa papa wawe. Uyu mubabaro uhora ugucumita mu mutima, n'iyo umubonye ukunda kumwuka inabi ariko uramurenganya. Byarabaye nyine. Umubabaro ntabwo utinya ko umuntu yicaye muri Rwandeya agiye i Burayi. Umubabaro ntabwo utinya ko umuntu yicaye muri presidence. Umubabaro ntabwo utinya ko umuntu yambaye kano hano, harya babyambara hano, yego ni hano. Umubabaro ntabwo utinya ko umuntu yambaye general. Umubabaro ntabwo utinya ko umuntu agenda inyuma y'umwana. Umubabaro ntabwo utinya ko bateguye inkoko n'ifiriti. Umubabaro barazitegura. Umubabaro ukaza ukakubwira atari goya, urabizi ko nuramukuriye kuri aka gafiriti ejo uzapfa. Ngo hari uwo bigeze babwira ngo ni